ubwo bimaze kurangira 97 nabwo nari mfite urugo mbese rusa naho rwaba rugira icyo rubona cyo kurya. Birangiye umugabo wanjye baraza baramwica 97 interahamwe nizo zamwishe. Zimwica ndi Gitarama mu murenge wa Rugendabari mu karere ka Buringa ka Muhanga. Babanje baramuboha, bamaze kumubohesha igitenye cyanjye barangije bamukubita ishoka mu mutwe. Muri saro hose huzura amaraso, ubwonko bwe bwose buragenda. Nubwo kumushyingura aho bamurajije ku itariki 2 bwakeye mu gitondo nyine ku itariki ya mbere bwakeye umuvu w'amaraso uramanuka ukagera hepfo iriya. Nguko uko byagenze. Imodoka nanone yarongeye inyica mu 2012. None se zarakugongaga wabaga zirimo bukagwa? Nabaga nyirimo igahirimo. Uvuze ngo yahirimye inshuro ebyiri? Inshuro ebyiri. Ya nyuma yahirimye 2012 ndetse imirikana n'umwana w'imyaka 2 w'umukobwa witwaga Uwineza Maria Chantal. Ni ukuvuga ubwo nawe agwara ikizengera cyo mu mutwe, ahari abambwira ati ikizengera kimereye nabi kubera ya mpanuka. Yes, reka twongere tubasuze inshuti bakunzi ba Iwacu Kindness Mission. Gahunda ni yayindi nta cyahindutse, ni ukomeza tuzenguruka hirya no hino mu byaro hagiye hatandukanye, mu karere ka Kirehe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, tureba abayeho ubuzima budasanzwe cyangwa se ubuzima busa nkaho butari bwiza, abafite ubuhamya budasanzwe bashobora kudusangiza, tukareba kuko niba ari icyo twabafasha nk'abanyarwanda, twabasha kugira icyo tubona tukabafasha kubahindura ubuzima, cyane ko baba babayeho mu buzima bubi bugoranye ariko nabo batahisemo. Twe rero kuba hari ubwo dufite n'ineza y'Imana, niyo mpamvu natwe tuba tugomba kwibuka n'abakiri hasi cyangwa se n'abagifite ubuzima bubi. Hanyuma rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umukecuru, twagiye kumusura, ntabwo tuzi aho turi, araza aratwibwira, atubwire umudugudu turimo, umurenge, mbega aduganiza, aduha ubuhamya bwe, atubwire ubuzima abayemo, ese ubuzima bwatangiye kuba bubi ryari. Mukecuru reka twongere tukwakire. Mu makuru? Ni meza. Witwa nde? Nitwa Mukamana Vestine. Mukamana Vestine. Ntuye mu karere ka Kirehe mu mudugudu wa Nyamugari, nyine mu murenge wa Nyamugari, mu kagari ka Kagasa. Mudugudu Rebero. Mudugudu wa Rebero. Ariko hano hari ukundi kuntu bahita izina ryaho sinzi uko numvise. Oya ni Rebero. Dufatanye na hariya hejuru hose. Aho bita muri Jeni he? Muri Jeni aha ariko turafatanye nyine umudugudu wacu n'umwe. Ubwo rero njyewe mfite ikibazo. Imodoka zaje kunyica, inyica mfite inda y'amezi 2. Nyica muri 90. Imvuna akaguru, imvuna n'umugongo. Ubungubu umugongo sinyibasha kwicara, sinyibasha no guhinga. Amaguru nayo abanyiga kubera yuko bagize gucya akaguru baragafatanya. Urabona ko kajeho n'ibisebe ejo bundi bikaraturitse. Umutwe nawo mba numva mu mutwe bitiyanditse neza. Ubwo bimaze kurangira 97 nabwo nari mfite urugo mbese rusa naho rwaba rugira icyo rubona cyo kurya. Birangiye umugabo wanjye baraza baramwica 97 interahamwe nizo zamwishe. Zimwica ndi Gitarama mu murenge wa Rugendabari mu karere ka Buringa ka Muhanga. Ubwo ngubwo ni nacyo cyatumye mvaho ngaho nyine, kubera nagwaraga ihahamuka, najya no mu nama nkagwara ihahamuka. Ubwo birangiye ndagenda njya mu Mutara. Ngeze mu Mutara nabwo ubuzima buranga, umukobwa wanjye aravuga ati uzaze nkujyane muri Kirehe aho nkwiyegereje. None ahubwo aho yanjyanye, kandi n'abana banjye bari mu Mutara b'abahungu, aho yanjyanye merewe nabi. Ubu ndabwirirwa, urumva, ntabwo njya ku manywa, niyo ndiye nijoro ni ukurya, mbese isa n'umuntu wihambiye. N'abo bana turi kumwe abuzukuru banjye na nyina hari igihe avuga ati reka managire ibiro 10 by'ubugari ariko ngiye sinjye ubugari mu by'ukuri. Ubwo rero nkaba navuga gatese imodoka nanone yarongeye inyica mu 2012. None se zarakugongaga wabaga zirimo bukagwa? Nabaga nyirimo igahirimo. Uvuze ngo yahirimye inshuro ebyiri? Inshuro ebyiri. Ya nyuma yahirimye 2012 ndetse imirikana n'umwana
umwana w'imyaka 2 w'umukobwa witwaga Uwineza Maria Chantal. Ni ukuvuga ubwo nawe agwara ikizengera cyo mu mutwe, ahari abambwira ati ikizengera kimereye nabi kubera ya mpanuka. Hari n'inkovu mu mutwe. Nanjye deraho imodoka yanyishe ahangaha dore hari harangaye n'iminwa yasataguritse yahindutse ibisate. Imana yakoze ubushobozi irayiterateranya. Rero nkicara nkavuga nti nene se ubu buyobozi ko nzi yuko burengera abakecuru bukarengera n'abantu b'abakene, nkavuga ati aha hantu ntuye muri je hatagira n'ahantu namba nakura icyo kurya, ubuyobozi bwagize uko bundebera bukazanamvuza, wenda nkabona inkunga ijya kumvuza nkajya Kirehe nkaca mu cyuma, namara guca mu cyuma wenda bakanjyana no mu bindi bitaro wa mugani birebire cyangwa se nkavurirwa Kirehe, ariko nkamenya yuko nanjye ngomba kugira imiti. Ubwo ni ukuvuga ngo hari igihe mba narembye, nahamagara abana abo ngabo bari mu Mutara cyangwa se bariyo, nabahamagara ati narembye, ubu sinacyumva neza. Ntabwo wavuga ndi mu nzu ngo numva amatwi, kubera yuko amatwi bakubisemo urushyi abacengezi bakubita aha, barongera bakubita aha, umugaruka zabisuzuma zarebe, iyo uri kure sinkumva. Ubwo amatwi ahora ahondamo ingoma. N'abacengezi bakubisemo nibo bakubisemo urushyi bakubita urundi ahangaha. Ubwo rero njye nkavuga ati nk'abantu b'abayobozi bandengera bakareba uko bangenza. Ubu ngubu nari ndi mu cyiciro cya mbere cya mituweli, none ahangaha ndi ubu ngubu niwe ho hahingutse. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo zoni uretse kutubwira kuriya tuba turi mu nama twandaye twagiye mu nama, ntago yamanuka ngo aze hano, si ukumurega ariko ntago yaza ngo wenda mbaza ati mbe mukecuru umeze ute, ngo mubwire ubuzima bwanjye ko bumeze. Ntara mu nzu hari ibipapuro, ibyo imodoka ya nyuma yanyishe, ubwo ngubwo hapfuyemo n'abagabo 2, hari n'umwe bashyizeho igitenge cyanjye. Ubwo rero njye nakaga ubufasha, amaguru ararangunguna ni ukurara ntaka, umugongo ni ugutaka. Hari n'igihe njya kugura ibinini muri farumasi nkabituma umwana, nkagenda nkajya muri farumasi nkagura ibinini wenda bidahuje n'iki n'umutwe ngwaye cyangwa se umugongo ngwaye. None se mukecuru, wowe ntago bakubaruye mu bantu barokotse jenoside? Wapi, kubera yuko ngewe umugabo wanjye bamwishe 9/7. Iyi ntambara yarabaye 9/4, ariko 9/4 nabwo twarahunze duhungira ahantu hitwaga mu Kazirabageni hakurya y'uruzi. Ubwo birangiye muri Kibirira, tugeze ahantu hitwa ku Cyome cya Nyabarongo, ngewe baranyicaza barankubita ngo ndi umututsi. Baranankubita dore ubaha hari inkovu ahangaha, ibikovu birahari, umenya nabyo mu byanciye umugongo nabyo birimo. Ubwo rero ni gutyo bimeze, ntago ni gutyo bimeze. None se mu batishoboye ntago leta ko nzi ko hari ukuntu igiye ibafasha ikabatangira mituweli, ikabamenya buri munsi? Mituweli bigize ubwo bayintangirira, none ejo bundi rero bakuyeho icyiciro cya mbere, ubu nta mituweli ngira. Kandi kuri ngewe nari nsigaranye abana 3. Ubwo ngubwo nari narirutse n'icyiciro, nari naragikuruje ngira ngo ndebe ko nazabona amafaranga yo gutanga muri mituweli, none narayabuze. Mbese naba naburaye nkabona n'icyo kugira ngo njye kubona mituweli y'ibihumbi 9. None se ubu utunzwe n'iki? Nta kintunze. Mbese nta zambu ufite? Ngewe ntayo mfite, dore n'uyu mudugudu n'akarima kari haruguru uceho karimo soya. Nta sambu ngira. Ese ugutunzwe n'iki mu buzima bwa buri munsi? Ubundi ngewe mu buzima bwanjye urumva, wenda iyo numvishe nk'ubu burwayi bwanjye bwacogoye, ni ukuvuga nk'umugiraneza akavuga ati wenda uzaze nguhe nka Nyakabyizi unkorere, ndandara nkagenda ariko nkakora ntabashije. Nkakora ntabashije, akaba n'igihe nkoze nkicara nk'amasaha 2. Ntara kwa mugaruka nakoraga, uriya mugabo yarambaje ngo ko wicaye ngo ukaba wicaye umwanya munini. Ndamubwira ati numvishe ikizengera kije mu mutwe wanjye, ati kuko iyo kije ati ndabanza nkicara nkafata umwanya wo kugira ngo nongere ngarure ubuyanja. Ubu ku bwanjye sinshaka kunywa amazi y'umugezi. Amazi y'umugezi iyo nyanyweye ajya mu mutwe akansindisha, nkumva mu mutwe urahubangana, nkumva ameze nk'umusazi. Ni ukuri si ukubeshya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nibwo buzima ndiho. Cyakoze mbonye igikoma nakinywa, mbonye ikindi nanone mbonye nk'ikintu keretse inzoga sinywa, ntago nywa. Ikintu cyerekeranye n'akantu k'agatobe ko karyoheye ko mu muvure nakanywa, kuko kera bwo nari niyengeragaho narindi gitara. Nicyo bintu. Ariko ahangaha muri uru rugo si ukubeshya, ntago nkubeshya. Usibye abaturage hari igihe bakoresha ibishoboka byose
bakavuga ati uriya mukecuru amerewe nabi, kandi dore abana bamunamufashaga baragiye, none wenda reka dufate nk'agafu mu gikombe tumushyire anywa agakoma. N'ubu hari umukecuru nijoro waje nijoro araza ati arakomanga, mbese ndamubaza ko ukomanga, ati byuka uze hano nkubwire. Ndabyuka ariko nari nanazahaye, nazahaye koko. Nuko arambwira ati rero ati nari nkuzaniye utujumba kuko wambwiye ko utarya ubugari. Ubwo ni ukuvuga ngo nafatamo 2 nafatamo 1, ubwo niho nabonye icyo kurya. Ariko ubundi ubugari simburya, ni gutyo mbayeho muri make. Nese mukecuru hano koko ko mbona utuye wenyine, ko mbona witaruye abandi, nabyo biba bintera ubwoba ko bazanyicira aha ngaho. none se ubu nk'iyo bigeze mu gihe cyo kwibuka ntabwo ujya ugira ikibazo cyo guhahamuka ukabona mu niba kwezi umuntu kwa ugufasha? kane urumva umugabo wanjye yapfuye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane 2000 muri 1997. Niho yapfuye. Ariko iyo tariki yigeze urumva, ubundi iyo bitangira ubundi mu kwa kabiri igihe baze ku itariki 27. Iyo bitangiye kuri iyo tariki numva mu mutwe wanjye mbwira n'abana ati bajya banyigana ngo mama ngo kaka aravuga ngo ntitukajye tumuteza stress. Niko mvuga mbese nkavuga ati mbese muri iki gihe mukajye munteza stress, ati mba numva mu mutwe wanjye urimo kubaramo nk'ibisazi. Ubwo rero ubwo kwibuka najyaga njyayo ndiyo ngiyo, bageze aho abayobozi baravuga ati no mukecuru kubera ko bwari hahamuka nimuzongere gutuma ajya mu bantu benshi. Ariko inama hano ku kagari ibaye nyijyamo, ndandara nkayijyamo iyo ntarembye. Ariko nubwo nayijyamo se bamarira iki? Nta kintu bamarira. None se ubundi umugabo wawe bamwishe bamuziza iki? Yari umuyobozi. Hari ukuntu urabona bari abacengezi bagiye ku ngoma ya Habyarimana, baragiye bajya hehe i Kongo muri Zaire. Barangije abayobozi babashyiraho babandi konsiye responsable ba nyumba 5 n'inyangamugayo y'umugore n'umusaza. Mugabo wanjye rero yari muri abo bantu. Birangiye rero baza bavuga ngo bayoboye bifate. Ubundi ku rupapuro hariho abantu 36 bagomba kwica. Mugabo wanjye bari bashigaje 17 baramwica, hasigara 16 arabatambira. Amaze kubatambira ubwo bamwishe mu ijoro ryo ku itariki ya mbere. Ku itariki 2 baramwiba kuko hari igipangu, bamushyingura mu hantu mu gipangu. Nari mfite igipangu naranahingaga nkeza n'ibishyimbo narabyezaga n'ibijuma n'imyumbati. Birangiye bakoze iki? Ubwo kwari ukumwiba, nta n'umuntu wahageraga. Iyo baramukaga abacengezi bakubonye nawe barakurigataga niyo waba utari umuyobozi ariko witwa kuri umugabo. Ubwo byararangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Baraza nta kintu bansigiye, basize meze gutya gusa gutyo, ingutiya n'umupira nakoranaga nk'uku nguku. Birangiye ubwo ngubwo inkotanyi ziraza ku itariki 3 zaje nka 3 cyangwa 2:30. Ziraza zimaze kuza, ariko hakaba hari umukecuru wari mabukwe nyine mu muryango. Arangije araza aca ku gipangu, araza arazunguruka arambwira ati rero ati Vestini aturaze ni ati noneho abasirikari baje, ati bari intera hamwe, ati niba ari abameze batatu noneho rwose ati wagiye kwihisha. Ndavuga ati nta kintu njya kwihisha, ndyamye gutya urumva. Aba n'abana 2 aha, nanjye ndyamye hagati, hano hari abandi 2 yari yaransigiye nyine ari inshuke nk'izi ntoki nyuko zimeze gutya. Ndavuga ati ese mukecuru kureba n'ubundi narangije gupfa, n'ubundi ndahunga mpunga iki? Ahubwo wirukanka uhunge, niba ari intera hamwe zitagusanga ahanga zikaba zigarutse kunyica. Ubwo ariruka aca ruguru y'igipangu arongera aragenda. Amaze kugenda mu mwanya mutoya nagiye kumva, kuko cyari igipangu nyine, numva baturutse munsi y'urugo nyine nari mfite n'insina rigamaye. Twahingaga n'ibishyimbo by'imishingiriro. Bakajya bavuga ngo uno mugabo yari umukire, ngo yahinga, ndabikubwiza ukuri, ngo yahingaga ngo n'ibiti ngo ibishyimbo by'imishingiriro, ngo dore aho yagiye abishyira gutya kugira ngo bitazabura, yarabyubakiye ibiti. Wari yari afite n'insina we. Baraje rero barinjiye mu nzu. Abambere barinjiye mu nzu, abakabiri bagira gutya baranyorosora. Babona twarumuganye. Muri icyo gihe urumva ko no kurya nta muntu wajyaga. Ubwo birangiye
abagiye mu nzu bati nimuze muri bagire murebe inzu yose kubera ko bamukubise ishoka mu mutwe babanje baramuboha bamaze kumubohesha igitenge cyanjye barangije bamukubita ishoka mu mutwe muri saro hose huzura amaraso ubwonko bwe bwose buragenda nubwo kumushyingura aho bamurajije ku itariki 2 bwakeye mu gitondo nyine ku itariki ya mbere bwakeye umuvu w'amaraso uramanuka ukagera hepfiriye kuko byagenze ayihangane mukecuru n'ubundi barambwiye bahise ubwo baza abo ngabo b'inkotanyi baranyorosora ati mukecuru ni atihangane uriya nge abasirikare ndabakunda atihangane mukecuru meze gutya barorosora batihangane mukecuru ati nta mafaranga tuguhaye atari ku bushobozi tugiye kuguha ati nta kintu na kimwe kizongera uzongera kubona mu cyerekeranye n'intambara ntabwo mbikubeshya mbo ubwo byararangiye bahitanye uwari wamugambaniye ko ari umuyobozi kuko yabagaga ingurube yitwaga Murekambanzi ubwo ni ukuvuga ngo barahise bagira gute twari dutuye hafi y'ishyamba rya Ndiza nyine ibimeze nk'uko hano hakurya Tanzania hameze bararasa abari baragiye mu ntuza ku mugabo witwa Habanabakize Thomas niho bari baragize ingando ni naho basahuraga bakajyana y'ibintu Habanabakize Thomas wari umunyamakuru ku bwa Habyarimana baragenda barabavumbura Ndiza yose barabavumbura bariruka intambara nk'uko uko yagiye kuko twayikize nta kintu cyerekeranye no kongera kubona umucengezi icyo gihe ahubwo twajyaga gutashya akaba n'igihe tubonaho bimweho bimanga nase mukecuru bene umugabo wawe wajya gupfa kwambye ko mwari abakire mwari bafite nyine imitungo twari dufite imitungo yagiye reka rero mutekerereze ukuntu byagenze umugabo wanjye namushatse yari afite undi mugore bakaba babyaranye abana 3 babiri barapfuye umwana umwe noneho ubwo umugabo wanjye amaze gupfa abagabo bacu n'abaturage bahishe binjizamo uwo mwana wanjye kandi nta kibazo twari tunafitanye bamwinjizamo ngo isambu niye isambu ngo ni ya nyina nyine bya bindi nyine bavugaga baraza ngiye bansigira icyo gihe utwunguti 2 n'akazu basatuye gutya ku ntuza inzu nayo niyo bampaye utuki bose barikera ndavuga ati rero nta kibazo cyatumye intambara isiga n'ubundi nta n'ikibazo mfite niba nari nigiriye ubuzima abana banjye nkazagumiza nkabacira inshuro nkagira amahirwe nkabona bararamutse naragumishe ndabavunikira ndavunika bakabwirirwa nkakora igitondo n'ikigoroba n'aka kaguru hakaba igihe kandiye nkarara ntaka n'ubu ndara ntaka ijoro ryose nkabwira abuze ukuntu mwanya nyamara narembye ni kandi nyamara nzapfa abana banjye batabizi badahari ni namwe mwagiye ku ishuri nguko ukuntu byagenze mukuru wanjye wari uri mu Mutara nyuma yaho yaje kungwaza umwaka n'amezi 3 angwaje hahamuka mu nzu ntava mu bitaro byo mu nzu ngeze aho rero ageze aho birarambirana baraza baranyimura ngeze mu Mutara ngura ahantu hari inzu urumva y'ibirahure 33 kuri 33 uzamu bukene butambike yari irimo ibyumba 4 na saro y'amabati 7 ntabwo bikwiye ubwo byaje kurangira umukobwa wanjye ni wankuye aho hantu dore yari atuye muri iyi voka aho hirya ati we ngwino umukobwa wanjye w'imfura yanjye ati ngwino ati hano hazavamo isambu baraza bangurura aha ngaha dore bose niba zananyica abana ingenge n'abirota hari igihe ndyama nijoro nkikanga kuko ntumva rero aba n'abajura nkikanga nkavuga ati nanjye baraza banyica nagira nkavuga ati umutekano ni wose nkabitekerezaho nkavuga ati cyankuye hariya muri iriya myaka ati n'ubundi kizatuma ngeze igihe cyo gupfa ariko ndashima Imana bambe kuba nkigejeje amagingo ariko nubwo nyigejeje urumva nta cyo ndiho urumva none se ubu mba nizirikishije ikirere kugira ngo ngute singiye iki se do ntubireba ubusa naba nariye nkizirikisha iki kirere ni ukuri ko Imana ntabwo mbikubeshyaho sariranyica nkuma urumva nkatihorera umuntu yamakaze cyatanu akuramo n'udukaramu tw'abo bana banjye bakavuga ati bakeneye impuzu ahubwo muri yari nuko ari ahantu heza bafasha n'udukayi
n'utuniforume, ariko iniforume zo narazimuguriye, umwana muto n'uwo mukuru ndazibagurira, na nyina aramfasha azigura umukuru n'umuto nanjye ndamugurira. Ubwo birangiye nguko uko mbayeho, ndabwirirwa abana bakavuga ati ese ka wagiye uteka ubugari, nkavuga ati ese ndateka ubugari mburisha iki, ibishyimbo ahangaha mu nzu harimo igishyimbo, none se ndarisha iki, ahangaha harimo utunyobwa, none ndarisha iki, aha hari utuboga tw'utudodo twameze hariya ngo wenda ntudukaragure ndishe. Nguko uko mbayeho. Nuko ho nyine ari uguca inshuro, ubwo nyine uguhaye umuhaye ndemera. Ubu rero noneho abantu bose barashonje, bampa iki? Ntacyo. Ko inzara ko iyi yaje ari karinganiza, bampa iki? Nta bijumba twahinze mu kwezi kwa 10, nta bishyimbo twahinze mu kwezi kwa 10. Uyu mukungugu uko ureba niko hari hasi. Iyi kipe yose yamuyinze yose n'ahangaha mwigana hose, uhita gutya ku ya 10 hose hariya hose ntabwo bigeze bahinga. Nukuri ndakwikubwiza ukuri, ntabwo bahinze, n'abo bose bamugaruka se barahinze, ntabwo bahinze. Keretse ahantu hitwa Ruremanyundo hekaru, urumva n'imvura yaturutse muri yeri barejeje kugera ahantu hariya ku rutare rwo hirya, ku rutare ahantu rwa Muzungu hari bya niba abantu bejeje ibishyimbo. Aho twabayeho nabi gutyo, cyakoze leta yigize kutwibuka, iraza zone araza ambwira ati ba mukecuru twagutoranyije mu bantu batishoboye batagira icyo barya, mu museso wa saa 10 n'igice ahari, ati ngwino zone nta kintu namuveho, ati ngwino atugende, ati uciranye bayama wihute, atugenda uhagarare ku kagari hamwe inyuma, ati baguha ibigori, atugenda n'agafuka ko gutwaramo ibishyimbo. Bampaye ingemeri, kubeshya n'icyaha, bampaye ingemeri 17 z'ibigori, bampa ingemeri 8 z'ibishyimbo. Izo zantunze iminsi mike, ariko ndakubwiza ukuri yuko nari mfite abana 2 b'abakobwa ahangaha, baravuze ngo ubuzima mama ngo nta wabuvamo. Barigendera yampaye baragiye, barashatse se cyabagiye gushaka imibero. Umwe yarashatse, undi aragenda ngo agiye kwa nyirasenge, none abayicara ambwira ngo ubu ngubu ngo ubuzima bwaho bwaramunaniye, ngo yicara ngo azungera ngo kubera hahandi imodoka yamwishe. Hahandi baguye, hahandi mwagwanye mu modoka. Hamwe twagwanye mu modoka, habura uko mbigenza. Nubwo nabajije abagorozi bagasanga, mbaza umudamu w'umugorozi waranze, ese nta miti mwajya mumbwira y'ikizengera? Ati ikizengera cyo mu mutwe cyatewe n'impanuka, ati keretse nka buriya Chantal ahari, ati niho twamukorera ubuvugizi bakamusuzuma bamaze kugira gute, akababwira uko bimeze. Tumerewe nabi n'uwo mwana. Nivuzaga buri munsi, najyaga Kiyanzi kwivuza, nava Kiyanzi ibinini byashira nkajya Bukuru, ndi mu cyiciro cya mbere, nava Bukuru nkajya ku Rusumo hariya kuri boda nkivuza. Muganga ageze aravuga ati wa mukecuru we, rwose ibibazo byawe ni iby'ibitekerezo, wo ku Rusumo ati rwose ni ibibazo by'ibitekerezo, ati yuvuza umutwe. Hambere nagwaye n'umutwe ahubwo umeze nk'uw'ibisazi, nagwaye umutwe umeze nk'uw'ibisazi, bakajya bangurira ikinini kimwe kiburi ry'itanu, nka kimwe gitondo, ikindi nkakirya nimugoroba. Nariye ibinini by'ibihumbi 2. Noneho ndangije ndavuga ati murabizi n'uyu musatsi dore bawukuyeho icyo gihe, dore ntureba nari mfite umusatsi mwinshi, ndavuga ati ndumva mu mutwe birimo kujaganyura, ati nimunkureho n'iyi misatsi, ati sinkirimba. Ikizengera kimereye nabi, ngezeho ndavuga ati ibinini nabyo bizampitana, none se niba ntabona icyo kurya nkaba nihutisha ibinini, ndi binini ntabwo bizanyica, bireka gutyo. Narabiretse, ariko uba amaguru n'uyu mugongo n'uyu mutwe bimereye nabi. None se hari ubu nta mituweli ufite? Nta mituweli mfite. N'ibyo kurya wapi? N'icyo kurya ntacyo mfite. Ntabwo nakubeshya dore iyi nzu ngiye, urumva niyo wayinjiramo uri umuntu w'umuyobozi, usibye ubwumbati buri hariya muri saro aho ngaho bw'ubuvundi, nabwo n'umuntu wabumpaye wo mu Muyinza witwa Forodisi, ati bujyana uzabuhubike, ati nubona ingemeri y'ibishyimbo uzayishyireho, dore ngubu buri aha ngaho nta kintu mfite. Abanyarwanda rero, abanyarwanda bo ni imfura nk'uko tubisanga, ngira ngo nawe urabizi, rimwe na rimwe iyo byagenze neza nk'abanyarwanda twagize icyo tubona, natwe dufasha n'abatagize icyo bafite, kandi nabo ni abantu dukunda kubana kenshi cyane, ni inshuti z'abantu bafite amikoro make. Mu by'ukuri umubyeyi
ubuhamya bwe mwabwumvishe kuva mbere y'intambara n'igihe cy'intambara kugeza na n'izi saha. Hanyuma yavuze ati nabuze umugabo muri 97, interahamwe zaramwishe ngo zimuziza kuko ari umuyobozi. Hanyuma n'imitungo bari bafite, urumva umwana kuko ko ngo umugabo yari afite abagore 2, hanyuma nyine birangira imitungo ayitwaye, wasigarana utuntu duke cyane. Hanyuma rero afite ikibazo cy'ubukene, ubukene bukabije cyane ko urumva kubera ibikomere yahuye nabyo wenda mu gihe cy'intambara, impanuka, kandi yanavuze ngo yakoze impanuka inshuro 2 zose agwa ari mu modoka, byatumye agira ubumuga butuma no gukora biba ikibazo. Ariko nyine kuko afite ubwo bumuga, nanone nubwo afite ubwo bumuga kandi nanone akaba akeneye kurya, ntabwo yakicara ngo abyihorere, n'ubundi arihangana nyine agapfa kujya mu murima akajya gushaka aho aca inshuro, umuha icyo 1000 akabona uko aramuka kuko abana hano n'abuzukuru be. Hanyuma rero reka wenda dusoza kugira ngo dutahe ko burije, wenda ko tuzanagaruka kumusura tuwe niba yenda mu buzima hari icyahindutse, wenda tubwire icyo asaba abanyarwanda, cyadusaba. Hanyuma icyadusaba nk'abanyarwanda turebe koko hari icyo twamufasha. Hanyuma se mukecuru dusoza n'icyo wakisabira nk'abanyarwanda abagukurikiye, mbega n'icyo wabasaba? Ngewe ikintu nsaba abanyarwanda ni uko najya nibonera icyo ngahangaha. Ikindi cya kabiri, nk'ubu ngubu naryamaga kuri mato yanjye nari nariguriye, none mba mfite ubwoba ko nibaza no kunshingura bazasanga mato yanjye yarashaje, nkaryama ahantu habi kubera n'uyu mugongo ndwaye. Urumva nta nkoko ngira, nta rukwavu ngira, ariko abanyarwanda bangiriye impuhwe, bampa n'ubufasha bwo kugira ngo bazampe inkunga nzajya kwicisha mu cyuma ikirehe, ninsanga ndembye noneho wenda ngende nkomeze ngende no mu bindi bitaro byo hejuru bya Gatagara cyangwa na za Gahini ngo naho bavura, kuko amaguru aranguguna cyane. Ubwo rero nibwo bufasha nawe urasaba ubufasha ko bagufasha, ukabona wenda ubushobozi bwo kurya, ubushobozi bwo kwivuza. Abanyarwanda nabo ni imfura barakumva, twizera ko nabo bazakomeza bakamufasha. Hanyuma se ufite telefone? Umwana wanjye niwe uyifite. Niwe uyifite? Nimero yose urayizi? Ndayizi. Niyihe? 072. Nta MTN afite? Byuka. Nta MTN afite kandi iyo nziza kari y'abantu babasha kubona neza. Ngo iza shatari se. Ni umukobwa wawe? Ni umukobwa. Niba ari inyangamugayo wahita ubwira ahubwo ku buryo wenda hagize ugiye cyamwohereza. Yuko harahanditse 079 079 80 80 76 76 98 siko zituzuye hari 6 ni zirozi. Okay, zirozi. Hanyuma izi nimero ni iz'umuhungu we, ukeneye kugira icyo umugenera cyangwa ubufasha umuha, cyane ko akeneye kwivuza, akeneye n'ibiryo, kuko kubaho ahantu turi ni ahantu hegera Akagera, nta kintu n'iki na kimwe kihera kuko n'ubutaka bwo ku mucanga. Hanyuma rero ukeneye kumuha ubwo bufasha wabumwohereza kuri 079 80 76 98 6. Ndayisubiramo 079 80 76 98 6. Ibareye kuri nde? Kuri Byukusenge. Byukusenge? Ko ni kuri Byukusenge. Byukusenge irindi? Irindi yitwa Jean de Dieu. Iyi nimero rero tuguhaye ibaruye kuri Byukusenge Jean de Dieu. Hanyuma wabona 500, wabona 1000, wabona 200, cyangwa se ukeneye n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose ushobora kumugenera bwihariye, byose ni kuri iyo nimero. Ushobora kumuhamagara cyangwa se ukamwohereza, ugahita unamuhamagara ukamubwira ati ni umukecuru nifuzaga ko nohereje ayo 500 cyangwa icyo 1000 mu by'ukuri, cyangwa se wifuza no kumugura mituweli cyangwa ku icyari cyose wamugurira, n'ubundi byose ni kuri iyo nimero. Hanyuma murakoze, reka tugushimire mukecuru. Urakoze pe. Reka tugushimire kandi ukomeze wihangane, Imana izabigenza neza. Murakoze namwe kunsura. Ubu ngubu reba aha hantu ntuye, ngiye mbona abantu baza bakanganiza, erega nashira n'impumu nkayongera nkavuga ati burya leta nanjye nyitayeho. Ariko iyo nigunze ndyamye cyangwa nicaye nkaha ku manywa n'abana bagiye kwiga, ndavuga ati leta ntabwo nzi. Mukecuru ihangane sawa, musigara amahoro. Sawa, urakoze, Imana iguha umugisha. Iyi ni Iwacu Kindness Mission, naho nyine Theogene.